Philadelphia Imana iratsinda. Imana ishimwe. Ndashima Imana cyane muri iyo manywa y'uyu munsi Gatera Jose nkuko bisanzwe uturuka muri Philadelphia. Ari no munsi mwiza rero, umunsi wo gushima Imana. Ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'abagenzi banjye. Ndagira ngo uyu mureba iburyo bwanjye Geraldine ni yasuhuze abasuhuje abari mu bihugu byo hanze, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, nimugira amahoro y'Imana. Nk'uko bimenyereye, ndi umumama ndi umufiyemeri, banyita Tuyisinze Geraldine, nkunda Imana n'abantu bayo. urakoze. neza. Imana ishimwe rero, turi kumwe n'umukozi w'Imana cyane Imana ihagurukije muri iyi minsi. Uwo mubona yitwa Alphonse turakwakiriye. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye nanone ko Imana yashimye ko nongera kubana n'abankurikira. Imana ibahumugisha kubw'urukundo rwanyu. Imana ibagire neza. Amazina yande muragije Imana Alphonse. Imana ibahumugisha. Nanjye Imana ibahumugisha mu gihe nk'iki ngiki. Gukorera Imana utarashaka ukiri umusiribateri ntabwo byoroshye, ariko Imana iradushoboza kubw'imbaraga zayo. Imana ibambaye umugisha. Uyu munsi nifuje ko tuvuga cyangwa se dushima Imana. Nasomye ijambo muri Zaburi riravuga ngo mwabindimo mwese ngo nimushime Uwiteka ngo yuko ari mwiza. Haleluya. Kuko imbabazi zihoraho iki iteka ryose. Hari indirimbo y'ijana 20, indirimbo 20 rimwe mu Gakiza ivuga ngo nimuze turere imbere ngo tutegereze igitondo, ngo twiringire Imana yacu nizakora imirimo. Bishatse ngo mbere yuko Imana ikora imirimo ubanza ukayiringira. Haleluya. Mbere yuko Imana igira ikintu ikora urasabwa kwiringira Imana. Hari igitero nakunze cya gatatu kivuga ngo muririmbire ihoraho. Ngo Yesu ari hamwe natwe tugiye kuririmbira Imana ihoraho. Ndikumva nibutse Imana yakoze, ndikumva hari akantu kandi ko guhimbaza. Tugiye guhimbaza Imana kuko Imana yakoze. Nimuze turebe imbere babyeyi n'abadukurikiye, nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana yacu nizakora imirimo. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire Imana. Imana yacu nizakora imirimo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitubwira. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igitubwira. Dore imanza ziravuze tuze twese dukanguke kuko Imana yacu ishaka ko twese tuba era. Buri muntu mw'itorero aho wegejwe muri ryo, tutireka kwiganyira urahabwa imbaraga. Tutireka kwiganyira urahabwa imbaraga. Muririmbe Yesu ari hamwe na ubu tuneshe ibigeragezo kubw'imbaraga za Yesu. Nimuze tumuhe ubutunzi bwacu, tuzubwenge n'umutima, dukorere Umwami Yesu. Ndetse ubwenge n'umutima, dukorere Umwami Yesu. Kandi abantu benshi cyane bazinzira ijuru, babohewe mu maboko y'abamugomeza. Muze twese tuba
yego ducogore dusenga kugeza ubwo sazana ducogore aleluya ducogore dusenga kugeza ubwo kugeza ubwo saza aleluya kugeza ubwo saza aleluya kugeza ubwo saza aleluya kugeza ubwo saza mukuri kugeza ubwo saza muziza kugeza ubwo saza mukuri narayibonye iratabara imana narayibonye iratabara aleluya narayibonye iratabara imana narayibonye iratabara babyeyi narayibonye iratabara imana narayibonye iratabara iyo uzi kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda Jehova kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda Jehova kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda baraturi kurinda kwamoga kurinda dufite kurinda mana wewe kurinda ninjoro kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda cyagihe kurinda ndabyibutse kurinda imvurirwa kurinda nushimwe kurinda n'abato kurinda mana wewe kurinda kuri moto kurinda ndabyibutse kurinda mu modoka kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda ninjoro kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda mana wewe kurinda cyagihe kurinda mana wewe kurinda kwamuga kurinda abagabo kurinda abakobwa kurinda cyangugu kurinda igitarama kurinda ku Gisenyi kurinda Rwamagana kurinda mu Rwanda kurinda Nyaruge kurinda Gasabo kurinda abana we kurinda dusenga kurinda abaririmbyi kurinda nushimwe kurinda ndabyibutse kurinda warakoze kurinda mana we kurinda mana we kurinda mana we kurinda ndabyibutse kurinda warakoze kurinda mana we ndumva nayihe iyo ndumva nayihe babyeyi ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe imana ndumva nayihe ndumva nayihe imana ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe imana ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe ndumva nayihe iyo ndumva nayihe 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 uze kurinda 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 mumvugire ngwima mumvugire ngwima mumvugire ngwima ugeye muvuga imana yarakoze imana yarabarinze imana yaracuwe imana irashoboye mumvugire ngwima imana ababyeyi imana yabanye na imana irashoboye imana imana yacu rero imana izikurinda imana yambika imana igabura itanga imyambaro itanga amafaranga mumvugire ngwima mumvugire ngwima mumvugire ngwima mumvugire ngwima mumvugire ngwima imana irashoboye mumvugire ngwima urumve turagushimye wa mana we
turagushima wa mana we urumva turagushimye 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 wa mana we ayo mashina yawe izo muntu ni zawe urumva turagushima wa mana we 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 mana warakoze 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 akira amasari yawe mana we akira amasari yawe nyakubahwa akira akira data nyakubahwa aya wayasa akira amasari yawe mana we akira amasari yawe nyakubahwa Yesu shimwe akira amasari yawe uwiteka warakoze kuturinda nyakubahwa akira we Yesu Kristo we aya wayasa akira amasari yawe Yesu we akira amasari yawe nyakubahwa akira amasari yawe nyakubahwa aya wayasa uruwiteka witwa ndurahambaye mana ni wo guhimbazwa mana ababyeyi baguhimbaze abagabo baguhimbaze abakobwa baguhimbaze abasore baguhimbaze yuko uri mwiza natwe twaguhimbaje kubw'ibintu wakoze natwe twaguhimbaje kubw'ineza n'ubuntu bwawe mana wera wa Isirayeli natwe turakuza inyuma ya Sansoma natwe turakuze netayirebo wera wa Isirayeli ababyeyi barakureze kaye ababyeyi baraguhimbaje tayaba ya Sansoma nezekire reka zenetayo ni Sansoma ubwo biba ibitangazo ukorera abantu bibuka ineza y'abaguhimbaze abantu bibuka urukundo rwawe bakuramye abantu bibuka kuri Imana isumba byose tayaba yabitere hejuru zenekire Sansoma bekara ntabwo turakureze taya ntabwo turakuniniwa zenetayo ni Sansoma witwa ndurahambaye witeka no guhimbazwa no kuririmba tayaba ya Sansoma nezekire rero tayo ni Sansoma kubw'ineza we turakureze taya kubw'urukundo rwe turakunezerewe tayaba ya Sansoma nezekire rero tayo ni Sansoma uwiteka n'ushimwe uwiteka n'uhabwa icyubahiro kuko tumume kumuka bazima kuko tayo ni Sansoma kuko kurinda kwawe gukomeye twibutse imirimo ya kera twibutse uturinda twibutse ibicuku bya nijoro twibutse mu mihanda tugenda twibutse tayo ni Sansoma mana wera wa Isirayeli turakunezerewe mana turaguhimbaje nushimwe kandi n'uhabwa icyubahiro kubw'ineza n'urukundo rwawe dusabe twizeye mu izina ryawe Yesu Kristo Nazareti amen Yesu nashimwe cyane haleluya bene data mumuriki bene data mudukurikira bene data mutwumva bene data mutureba kagira ngo mbibutse yuko Imana zenetaye Sansoma hari Imana yo kwiringirwa hari Imana yo guhimbazwa ndagira ngo zenetaye Sansoma mu rugo wazajya mu imirimo y'Imana uhimbaza Imana mu rugo wawe ujya mu imirimo n'ibitangaza gukoreye bigutera kwiterera hejuru tayawa ya Sansoma nezekire Dawidi we yarahimbaje kandi yari umwami nuko guhimbaza ngo ndetse umwitero uragwa nuko umugore baramuseka arangira amubwira ngo ariko nibutse Imana yakuye so ku ngoma ikanyimika ibyo binero guhimbaza nikamimbaza Imana kuko Donataye Sansoma nezekire yaributse aho Imana yamuvanye mwene data ko Imana yagukuye nawe uhimbaza Imana ibuka imirimo n'ibitangaza Imana yagukoreye nawe uhimbaza Imana rero Donataye ni Sansoma irengagiza ibibazo ufite irengagiza agahinda ufite utwitere hejuru ushima Imana witere hejuru uririmbira Imana muririmbyi yatubwiye ngo tayawa ya Sansoma nezekire ngo turirimbire ihoraho Yesu ari hamwe natwe bishatse kuvuga ngo iki iyo uhimbaza Imana Yesu ari kumwe nawe iyo uhamye Uwiteka Yesu ari kumwe nawe muri uko guhimbaza ahari uburwayi bwakira muri uko guhimbaza igitangaza cyawe
kukwereka muri uko guhimbaza hari ibigiye gukunda muri uko dotari sasoma muri uko guhimbaza Imana ibitemeraga biremera muri uko guhimbaza Imana zakaze zakumvaho muri uko guhimbaza Imana tayawa yasasoma Ezekiel hari ibigiye guhoka muri uko guhimbaza Imana ubukwe burakozwe muri uko guhimbaza Imana imiryango yakoze kugarukira muri uko guhimbaza Imana ari igitangaza cy'Uwiteka urakoze nyiricyubahiro tugushimiye neza n'uburugano n'urukundo rwawe Mana twebwe abagaragu bawe Mana twaguhimbazaga data wa Isirayeli sabe buri muntu wese data nyiricyubahiro uzibuka imibare bitangaza akaguhimbaza uwo nguza murengere wibuke gukora n'ibindi Mana wese buri wese uzaguhimbaza wowe urwaye wazakire wese buri wese uzaguhimbaza wowe urushya azaruhuke wese buri wese uzaguhimbaza kubw'iki kiganiro tayawe yasansoma Ezekiel bogotaya kubwira ivuga butumwa zeretari nisansoma wowe wese zabohoke ubukwe butakora ubukwe buzabe Ezekiel nisansoma mu guhimbaza zenetaye uzubaka ingo mu guhimbaza uzatanga urubyaro mu guhimbaza zenetaye sansoma uzatanga icyerekezo mu guhimbaza zenetaye nisansoma uzakorwa n'ibitangaza nabwo twabyateye mu izina rya Yesu Nazareti urakoze urakarama nanjye senze nizeye mu izina ryawe Yesu amina. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha hari twibutse iminsi ya kera twari twibutse iby'Imana yadukoreye twari twatanze imibiri yacu twagira ngo dutambire Imana niyo mpamvu mwatubonaga twibutse iminsi ya kera bituma duhimbaza Imana Imana y'amahoro ikomeze ihabwa icyubahiro ku bwacu ku bwanyu ku bwa twese Imana yo mu ijuru ishimwe Imana yacu nanjye ndagushimye ndagushimye mpagaze imbere y'iteraniro guhaye icyubahiro twibutse iminsi ya kera twibutse ibyo wadukoreye hari aho wadukuye mu magana y'abanyabyaha ntabwo twarabo kwibuka twari inyuma cyane twari kure cyane ariko uradukangura udukura mu banyabyaha udukura aho hantu Irodebari uratuzana udushyira mu bikari byawe uduha umurimo kugira ngo tugukorere tubwire abantu kugira neza tubwire abantu ko uri umutunzi w'imbabazi tubwire abantu kubabarira nanjye ndagushimye muri mugoroba nifatikanyije na bene data tuguhaye icyubahiro turi kumwe na bene data icyubahiro kibi cyawe turagushimye Mana turagushimye guhora ku ngoma turagushimye wera wa Isirayeli icyubahiro kibi cyawe amen. Wijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvugira n'umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo mpamyayo kw'izina ryawe riri ku mutima we ugamvugira nta mwanzi wamunyirukanaho Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha byanubira mu ijuru ndebayo umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yarambongereye nuko sinzarimbuka Uwiteka umucamanza yambonyeho amaraso ntacira urubanza rubi anyita ukiranuka Mana ishimwe
ngo mu ijuru imbere y'Imana ufite umuntu umvugira haleluya ngo we ni umukuru w'abatambyi ngo kandi yitwa Rukundo ngo nta mwanzi wamudukuraho haleluya reka twikomeze ku Mana haleluya ngo ugavugira nta mwanzi wagira ateye wamudukuraho turashima Imana y'amahoro turashima Imana y'amahoro twibutsa Imana twibutsa aho yadukoreye twibutsa aho yadukuye iyo kure Depari mu byaha ariko ubu turi abana b'Imana ko tuzasa ni kurerekanwa ariko icyo tuzi Kristo naza tuzaba dusa nawe Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro hari icyo wongeraho ni ukuri nezerewe Imana ndagira ngo nawe udukurikiye wirengagize ibibazo urimo Imana irabizi aho kwikurindiye kuzabikemura kuba ikikurinze nuko ikigufiteho umugambi nkunda kubwira abantu nkababwira ngo Imana yakuramukije ikarinda umutware ikarinda abana ikarinda abavandimwe iyo Mana yabaramukije igomba yaguha ibyo kurya Imana yabaramukije yakora igitangaza isaha n'isaha burya Imana ikurinda hari ikigambiriye gukora wongera uyizere rero wongera uyizere wongera uyiringire wongera uyikomezeho wongera ugire ibyiringiro yuko Imana yakuramukije itakwima ibirayi Imana yakuramukije ntabwo yakwima ibirayi byo guha abantu Imana yakuramukije ifite liberite n'ububasha bwo gukora ibikomeye isaha n'isaha yakora igitangaza wongera wizere Imana ikikurinze uko Mariko niwe wanditse muri 12:27 aravuga ngo Imana si Imana y'abapfuye ni Imana y'abazima mu gihe rero ukiri muzima ni Imana yawe yakurengera mama mu gihe ukiri muzima Imana yagutabara papa mu gihe ukiri muzima Imana ari igitangaza yakora mukobwa igihe ukiri muzima Imana yagukorera ubukwe mu gihe Imana ikikurinze musore Imana yaguha akazi tuyikomeze rero neza tugira neza turengere Imana ibambere umugisha ariko Gerardine ntabwo agenda atavuze Gerardine ibyo biro ni kutabwiye abantu ku biro byanganaga Yesu nashimwe amena cyane ibintu by'umugabo nge bijya bindenga niyo mpamvu mba nacecetse hari umuntu Theo yararirimbye ngo ahantu yadukuye ni kure ngo ni mu butayu butari butuwe n'abantu iyo mu misozi yo nayasika aho hariyo mpitutse Kristo wera Imana haleluya reka mbwira abana ko bakorase kabafashe yakoze imirimo ntari gukora njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora yakoze imirimo ntari gukora njyewe umwana w'umuntu ntari gushobora Yesu wanjye Yesu ndirimba yarwaniye intambara arongera arazirwanya kuwa mbere kuwa kabiri arongera kuwa gatatu arakomeza kuwa kane arasubira kuwa gatanu kuwa gatandatu umwaka urarangira ntangira uwundi nta n'umwana w'umuntu n'umwe wari kubinkorera yakoze imirimo ntari gukora yewe umwana w'umuntu ntari gushobora ndabashoboje rero mukomeze mukobwe neza nakagaruka turi kumwe dukunda Imana n'abantu bayo kandi uwikomeza ku mwami Imana ntabwo ajya kugwa n'isoni ibyo mvuga ni ukuri hahirwa abapfa bapfira mu mwami kandi hahirwa abizera ijambo ry'Imana kuko Kristo niwe byose agirira umumaro kumufite ni mugobwe neza rero baje Philadelphia Imana irakira